mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, ndabasuje cyane. Nizere ko muri amahoro mukomeje gukurikirana channel isi France Lifestyle. Ndabakiriye kandi mukomeze gukora subscribe kutarayikora kugira ngo utazajya ucikana. Uyu munsi ngiye kwereka amavuta meza cyane, amavuta wisiga agatuma uruhu rumera neza, amavuta umuryango wose wakoresha guhera ku ruhinja kugera ku muntu mukuru uri mu rugo rwose. Na amavuta meza wakoresha, aya mavuta bita top cream, na amavuta bita top cream nuko ameze ku ifoto. Na amavuta meza cyane, amavuta top cream na amavuta azwi, abantu benshi arazwi, meza cyane, amavuta ari naturel, abantu bose rwose, abantu bayezo. Na amavuta azwi cyane, na amavuta akoreshwa cyane, na amavuta abantu benshi bakunda gukoresha, na amavuta ushobora gukoresha ku muryango wese guhera ku ruhinja rukivuka kugera ku muntu mukuru ashobora kuyakoreshwa kuko n'amavuta ni meza cyane. Afite impumuro rwose nziza, iriduwe, impumuro nziza, ihumura neza. Afite ikindi kandi afata ku ruhu rwose, urayisiga ukumva arafashe ku ruhu neza rwose, ku buryo nta mavuta yandi wakongera gushyiraho cyangwa se igikotoro wakenera gushyiraho. Arafashe cyane. Abantu mukunze kugira uruhu rwumagaye cyangwa se amavuta wisiga amavuta ntagufate, ano mavuta wayisiga rwose ni meza cyane. Amavuta ari naturel, abantu badakunda kwisiga amavuta ibintu bitukuza cyangwa se ibintu bikesha uruhu, aya mavuta ni wowe yagenewe cyangwa se wayisiga cyane rwose. Urayisiga ukumva uruhu rurifite itoto. Ikindi kandi ntago ajyana ku ruhu cyangwa se ntago asharira ku ruhu. Ni amavuta wisiga ukumva uruhu rwose rurimo kunoga neza, rukagira itoto rwose, ukumva uruhu ruroroshye cyane. Dore nuko ameze. Iyi ngiyi nari mfite, naguze ari abiri. Iyi ngiyi riracyafunze, ubundi naguze ari ntuza kubiri. Iyo guze ari abiri gutya nibwo abahindutse, ariko hari igihe bari gurisha ari rimwe, ariko gutya ari abiri. Naguze ari abiri gutya gusa. Ukuntu ameze kuno barafunga bakanafungura, nuko ameze rwose, aragize nuko ameze, ubundi urabona ko nta rugo ari ukuntu usiga amavuta y'amazi bigahita bimwera mu ntoki. Ureba ubundi ukisiga neza ku ruhu. Ni amavuta meza cyane rwose. Ushobora kwisiga, ushobora kuyakoresha ibikoresho mu ntoki, ushobora kwisiga ku mubiri wose, mu maso. Abantu bose ari abantu bagira uruhu rwose rutari komplike bisiga amavuta ayo ariyo yose mu maso, wayisiga umubiri wose. Umwana w'uruhinja rwose wayamusiga neza. Ikindi impumuro yayo ni nziza cyane, impumuro yayo irahumura neza rwose. Amavuta ayagiye buri wese yayisiga. Umuntu w'umugabo yayisiga, abantu bakavuga ati ntibakisiga amavuta y'amazi. Amavuta y'amazi ntabwo ari abagore gusa, abantu bose bisiga amavuta y'abana cyangwa se abakuru, buri wese yakisiga. Mbere n'amavuta y'amazi ni meza cyane, mu amavuta rwose arafashe cyane. Ikintu cy'umwera ntabwo cyazongera kukugaragaraho cyo rwose, arafashe cyane pe. Urayisiga ukumva uruhu ruroroshye, afata ku ruhu ukumva bimeze fresh kabisa. Abantu bashaka gukomplika ibintu cyangwa iki, ano mavuta rwose mwayisiga ari umuryango, ukatereka muri douche mwese mukayakoresha umuryango wose, kuko hari byanditseho hano yakanuska kameze nka pusete. Dore n'uruhinja ruto rwose. Aya mavuta buri wese yayakoresha guhera ku bana batoya kugera ku bakuru, wari wese yayakoresha rwose. Umva humura neza, afata ku ruhu rwose, ntago afatana ku ruhu. Uretse ukumva rwose uruhu rufite itoto. Ni amavuta meza cyane, ni amavuta nta muntu nejya numva yavuga nabi pe. Ano mavuta ni meza cyane. Iki ntagahenze, amacupa abiri gutya afite ntuza 500 ml, ubwo ni litre imwe. Ano mavuta yose ni meza cyane rwose, kandi azamara igihe kinini cyane. Ikiza cyane uko afashe cyane, ikindi atuma n'uruhu rworoha. Impumuro yayo kandi ni nziza cyane, ntabwo ari aggressive. Impumuro yayo ni nziza cyane. Aya mavuta uyashaka wayakoresha, ni meza cyane ku ruhu, ni meza cyane ku mubiri. Wayakoresha amavuta ari naturel, abantu dukunda kwisiga amavuta ari naturel rwose. Aya mavuta nakurangira wayakoresha. Aya mavuta ushobora kuyagura mu mafarumasi, ushobora kuyagura mu mashop bacuruza amavuta meza rwose. Ni meza, araboneka ahantu hose, kuyabona biroroshye cyane. Nizere ko abantu bashaka amavuta yo kwisiga nk'umuryango, cyangwa se abantu bafite uruhu rwananiranye, uruhu rufite udakunda gufata amavuta, aya mavuta nimwe nayarangira, ni meza cyane. Nizere ko aka video wakwigishije umuntu arabuza amavuta gukoresha ku ruhu rwiwe rwose. Amavuta arafashe, ni meza cyane. Abantu baba bafite uruhu rusiga amavuta rwose ntafate amavuta, nayakurangira, ni meza cyane, wayakoresha. Murakoze gukurikirana ibi biganiro bya channel ya isi France Lifestyle. Utarakanda subscribe nakande kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro ngiye kuzaya nkomeza
kubagezaho. Imana amahoro ikomeze kubarinda aho muherereye hose. Ciao.